uziko ngukunda ndagukunda Yesu bihebuje rwose ndagukunda Yesu nawe urabizi imirimo yanjye izabyerekana nishimye nishimye rwose bitavugwa ibyishimo byanjye n'ababirondora ndareba ubututsi buri mw'ijuru nzagabirizwa nawe kubw'ubuntu bwawe Yesu mwami wanjye niwe nkesha byose arugucungurwa ari n'ubugingo nzakogeza iteka muririmbire n'ubwawe bwamenye umutima ndaguhamya nanjye mucunguzi wanjye uhora ni neza ntugire impinduka nzaguhimbaza muraririze umutima wanjye wuzuye ibyishimo Nyagasani turakwinginze ukore kwizera nk'abo bose batubere ingeri nziza. Nyagasani tuzagaruka tukazajya no mu ijuru
Amen. Amen. Umukiza Yesu ubwo yari hano mu isi yakizaga uburwayi bw'uburyo bwose, impumyi, ibirema hamwe n'ibipfa amatwi bakizaga kubwo kwizera. Umukiza Yesu ubwo yari hano mu isi yakizaga uburwayi bw'uburyo bwose, impumyi, ibirema hamwe n'ibipfa amatwi bakizaga kubwo kwizera. Nawe ngwino umusange, umusange ukuri, yiteguye kukwakira none. Ntugire ibikubuza kumusanga, kuko yiteguye kukwakira. Nawe ngwino umusange, umusange ukuri, yiteguye kukwakira none. Ntugire ibikubuza kumusanga, kuko yiteguye kukwakira. Nibuka ikirema ubwo cyari mu ngobyi, bakizanye iruhande rw'uwo mukiza. Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo, ati mwana wanjye urababariwe. Nibuka ikirema ubwo cyari mu ngobyi, bakizanye iruhande rw'uwo mukiza. Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo, ati mwana wanjye urababariwe. Nawe ngwino umusange, umusange ukuri, yiteguye kukwakira none. Ntugire ibikubuza kumusanga, kuko yiteguye kukwakira. Nawe ngwino umusange, umusange ukuri, yiteguye kukwakira none. Ntugire ibikubuza kumusanga, kuko yiteguye kukwakira, kuko yiteguye kukwakira, kuko yiteguye kukwakira. Nawe ngwino umusange, umusange ukuri, yiteguye kukwakira none. Amen. Iyo mbabaye nakuziga
umutima ugakomera, nkanezerwa bihebuje, ngahora nguhimbaza mwami. Uri Imana iyo mbabaye nkakunsiga, urampumuriza umutima ugakomera, nkanezerwa bihebuje, ngahora nguhimbaza mwami. Ni wowe soko imara inyota, abakuvomaho barashisha, nanjye niyemeje kuza kugumaho, wowe mumara rungu wacu. Ni wowe soko imara inyota, abakuvomaho barashisha, nanjye niyemeje kuza kugumaho, wowe mumara rungu wacu. Niringiye isezerano ryawe mwami, kumpora hafi mu ngorane n'ibyishimo, weguriye ibyanjye byose bigewe nawe, urankunda. Niringiye isezerano ryawe mwami, kumpora hafi mu ngorane n'ibyishimo, weguriye ibyanjye byose bigewe nawe, urankunda. Ni wowe soko imara inyota, abakuvomaho barashisha, nanjye niyemeje kuza kugumaho, wowe mumara rungu wacu. Wowe soko imara inyota, abakuvomaho barashisha, nanjye niyemeje kuza kugumaho, wowe mumara rungu wacu. Ni wowe soko imara inyota, abakuvomaho barashisha, nanjye niyemeje kuza kugumaho, wowe mumara rungu wacu. Amen. Ugire kwa Isayi, uhimbikire umuhungu we, ubanza kwereka nihuza umwami, aragenda nk'uko Imana yabimubwiye, agera kwa Isayi. Iyo mu ijuru rirakiranuka, nireba nk'abantu, kuko bo bareba ibigaragara, rikareba mu mitima. Iyo mu ijuru rirakiranuka, nireba nk'abantu, kuko bo bareba ibigaragara, rikareba mu mitima.
yashakaga kwimika akeneye kuburanga Imana irabigaya kubera ireba mu mitima mu basore barindwi baburamo n'umwe Yesaya ati abana banjye bararagiye hasigaye kamwe Dawidi aje iyo mu ijuru riti n'uwo nguwo uko amavuta amumenetseho uwo ni we mwami Dawidi aje iyo mu ijuru riti n'uwo nguwo uko amavuta amumenetseho uwo ni we mwami ufite ukugaragara ku maso y'abakubona ariko shimwa Mana wowe ureba ibyinshi mu mitima y'abantu umenya umwiza n'umubi wowe tuza n'ubwo wagaragara nabi Imana ikuzi neza iyo mu ijuru irakiranuka ireba nk'abantu uko bareba ibigaragara ikareba mu mitima iyo mu ijuru irakiranuka ireba nk'abantu uko bareba ibigaragara ikareba mu mitima iyo mu ijuru irakiranuka ireba nk'abantu uko bareba ibigaragara ikareba mu mitima Amen. kwizera icyo ari cyo tumaze gusenga Uwiteka Mana ikomeye tugushimira tuguhimbaza gushimira gushimira tugaragaza n'aka tugira twaza amazi n'ibishimira Uwiteka tugiye kwiga ibyanditswe byera byawe turakwinginze dusobanurire Mana Mana ntabanje ahubwo bari wowe usobanura muri Mana Uwiteka amagambo yose turumvira aha ngaha tumere gukiza imitima yacu azatubere impamvu n'ibyo gukira tukabona bamwe turakwinginze no kumenya natwe kandi tuzoza amagambo no gushidika dushaka n'ibyo ukunda wowe tugutumbere sinzi turakoze Amen. Turebe mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wabo wa mbere kugera ku wa 4 dusome abahageze afite umutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko guhamiriza ibyo bitarareba kandi niko guhamiriza ibyo bitarareba ko ari iby'ukuri icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bafite kwizera niko kumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara Haleluya Amen. hano imirongo iri kutubwira kwizera icyo ari cyo kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutarareba yuko ari ukuri kandi ni nako kuduhamiriza yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana Imana yaravuze biraba itegetse birakomera ibyo byose ni ibihamya biduhamiriza kwizera twongere turebe mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 5 kugera ku wa 7 abahageze dusome aravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa y'uko yanejeje Imana
Amen. Ukwizera niko kwatumye Henoki ukwizera niko kwatumye Henoki ajya mu ijuru adapfuye. Henoki iriya myaka yamaze 565 yayimaze ari kumwe n'Imana kandi agendana nayo abeshejweho no kwizera. Reka natwe tugire kwizera mu mibereho yacu tudashidikanya yuko n'ibitaraba bizaba. Reka kwizezwa n'ibitangaza tubona, ahubwo twizere Imana yuko ari ishobora byose. Reka twongere turebe n'ubundi ni kuri kino gice cya 11 duhere ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 13. Haragira hati kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizera. Haleluya. Kwizera niko kwatumye na Sara asama inda nubwo yari acuze ageze mu zabukuru. Mu by'ukuri ni bakeya bagera muri iriya myaka 90 kuzamura batarabona urubyaro bakizera yuko bazabona umwana. Ariko Sara no gusenga ndetse no kwizera yari yizeye byose birakunda, abona umwana ari we Isaka. 12 we nacyo cyatumye umuntu umwe kandi uwo yari ameze nk'intumbi akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Uyu nguyu ni Sara bakitubwiraho bitewe no kwizera kwe byatumye abona umwana, ndetse ngo byatumye abona n'urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja ndetse n'inyenyeri zitabarika. Sara rero yari yizeye kuko yari ameze nk'intumbi ageze mu zabukuru, mbese bigaragara yuko atakibyara, ariko kubera isezerano Imana yari yaramuhaye ndetse abasha no kuryizera, abasha kubona umwana ndetse abasha no kubona urubyaro rungana n'inyenyeri zitabarika. Reka dukomeze tugere ku murongo wa 23 turasoza ku 30 w'iki gice n'ubundi cya 11 mu Baheburayo. 23 kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana kari keza batinye itegeko ry'umwami. Haleluya. Ukwizera niko kwatumye Mose ahishwa ubwo yari akamennye mama wiwe amaze kumubyara amujugunye mu rufunzo, hanyuma umukobwa w'umwami aragenda aramutoragura amujyana ibwami, nyamara ntiyatinye itegeko ry'umwami, aramujyana abasha kumurera. Ibyo nabyo bikoreshejwe no kwizera. Kandi Mose amaze gukura nubwo aza kumenya yuko yakuriye mu gihugu kitari icy'iwabo muri Egiputa, arizera bitewe n'isezerano yari afite, aza gusubira mu gihugu cy'iwabo ndetse no kurengera ubwoko bw'iwabo. Ubwo rero iki ngiki cyatumye Mose nawe yagaragaye mu bakurambere bakuranije, babashije kwizera ndetse bakorewe n'ibitangaza, babasha kwizera isezerano ry'Imana. 25 ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Uyu ni Mose bakitubwiraho wahisemo kujya kurenganywa hamwe n'ubwoko bw'Imana bw'iwabo. Ubona yuko ubwoko bw'Abisirayeli bwarenganijwe n'Abanyegiputa, barenganijwe n'umwami Farawo. Tubona yuko rero Mose ntabwo yishimiye kuguma aho ngaho ibwami, kabone n'ubwo Mose aho yari ari ibwami kwa Farawo yabonaga ibyiza byinshi, ariko ntabwo yabyishimiye, ahubwo yahisemo gusanga bene wabo bajya kurenganywa hamwe, nishimira kuguma ahatari iwabo. Rero ibyo nabyo ni igihamya cyo kwizera Mose yari afite. 27 kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Haleluya.
kwizera niko kwatumye Mose ava mu gihugu cyo muri Egiputa kwa Farawo, kuko yihanganye agakomeza asa nk'ureba itaboneka. Aha hantu hashatse kutubwira yuko ushobora kwizera ikintu kabone n'ubwo waba utari kukireba, ariko ukizera yuko byanze bikunze kizakunda cyangwa se kizashoboka. Mose nawe rero yizeye yuko bizakunda, igihe kimwe akabona umunezero ari kumwe n'ubwoko bw'iwabo yarabashije kubatura mu rugo rw'umwami Farawo. Reka natwe tugire kwizera nk'uko abakurambere batubanjirije, tukabona abakurambere benshi, tubona ukuntu Aburahamu yagize kwizera ubwo Imana yamubwiraga ati Aburahamu sohoka uve mu gihugu cy'iwanyu, usige inzu ya so ugende mu gihugu nzakwereka. Ntabwo watinyuka kuva iwanyu wumvishe ari ijwi rikubwiye ngo ntabwo tugende runaka, nta kwizera ufite ntabwo wajyayo. Ariko Aburahamu yagize kwizera aragenda, nyamara ageze iyo Uwiteka kumwohereje abasha gutunga no gutunganira. Tubona n'ukuntu rero nawe yizeye akagira ukwizera gukomeye cyane, akabasha kubana n'Imana imyaka 365 akizeye ari mu gakiza, akabasha no kugera mu ijuru adapfuye. Tukabona n'abandi benshi bakurambere bagize kwizera, harimo na ba Sara ndetse na ba Hana, abo bose bagize kwizera. Reka dusome isomo risoza riboneka mu Baroma igice cyaho cya 11 imirongo 33 turageza ku mirongo 36. Abaroma 11:33 kugera 36. Haravuga ngo haragira hati, afite umutwe w'amagambo uvuga ngo ishimwe rikwiriye nyir'ubumenyi ukeshwa byose. 33 dusome. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Haleluya, amen. Tubona yuko Uwiteka ari we nyir'ubutunzi bwose ndetse n'ubwenge bwose, ngo imigambi ye ntirondoreka ndetse ntigira n'akagero. 34. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Dusubiremo amagambo kuko ni amagambo meza cyane. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Reka Uwiteka muri aka kanya abashe kutubashisha kugira kwizera guhamye, kandi aturinde kugira imitima yinangiye ndetse no kujarajara mu bitagira umumaro hirya no hino, ahubwo abe duhanga amaso mu kugerageza byose, ndetse n'igihe tugize ibibazo tumenya yuko ari ushobora